bityo kuyitanga kandidatire byari ngombwa kugira ngo mbadukane ingufu zidasanzwe z'akataraboneka. Sinjye njyenyine warenganye, n'abandi benshi bararenganye. Twahuriraga mu nzego zitandukanye, haba kwa ba mayors b'akarere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali, noneho ku Muvunyi, muri Transparency International Rwanda, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, hose no muri perezidanse hose twashoboye kujyayo, muri minisiteri hose, minisiteri zitandukanye n'iy'ubutabera utahirengagije. Hose nta rwego twasize tutitabaza, ariko ikibazo cyaranze no gukemuka kugeza aya magingo. N'abakagikemuye bose barwaye urukebu birebera ku ruhande. Ibyo ntibibashishikaje rwose, ntabwo ibyo mu byo bashinzwe bisa nkaho bitarimo. Bityo rero kuba tutaratanze kandidatire ku mwanya w'ubudepite, birumvikana nari butsinde, noneho nari bunyurehe ntahangi wanjye, ko umudepite bisaba ko agira hataha, imodoka yanjye yari bunyurehe. Urumva ni akarengane k'ibihekane. Ubwo nari kuzajya nyiraza mu muhanda ikagarukira mu nzira njya seseri wanjye inyuma y'ibipango by'abandi. Bityo rero birumvikana abo bamfungiye inzira ijya inavi wanjye, uwo mugabo bita Musoni Agusitini, bamusabye imyanzuro ye yatanze y'abunzi gutanga ikirego cye mu rukiko, bifatanyije n'urukiko rw'inzego z'ibanze rwa Nyarugunga, bankorera ako kagambana karengane k'ibihekane. Inzira barayiboroka, ku kibazo ntibagikemura. n'aya magingo bamusaba imyanzuro ye y'abunzi yakoresheje mu gutanga ikirego, ntayitanga, kandi ntibakemura n'icyo kibazo. Inzego zose ziraho ntizigeze zigikemura, no ku Muvunyi hose iyo myaka yose. Bityo rero kutatanga kandidatire yacu ku mwanya w'abadepite ngo abaruda bacu binjiremo, birumvikana ntaho twari bunyure ho gutaha. Ariko ku mwanya w'umukuru w'igihugu nari yamamaze rwose. Ako kanya ari nako rwose urwego rw'igihugu rutegura naho imodoka za perezida ziri bunyure ataha iwe. Birumvikana nari bujye kurahira, inzira rwose bamaze kuyiharura, ahubwo byose biri mu buryo. Ikindi nari kujya kuba umukuru w'igihugu, abanyamakuru bose bazi wanjye, abashinzwe umutekano baza kuharinda, hose kuhazenguruka, gukora ibishoboka byose kuhagenzura neza, bari bunyure. Ubwo birumvikana ikibazo cyari bukemuke kinyuze muri iyo nzira. Birumvikana kandi inzira yihuse, twakoresheje inzira ya demokarasi yihuse. Iyo niyo yonyine hari akadirisha konyine twari bunyuremo kugira ngo ikibazo cyacu n'icyo cy'inzira gikemuke, n'iby'abandi baturage bose bafungiwe inzira mu gihugu hose bafite ako karengane k'ibihekane, nabo byari guhita bikemuka ku kanya, kuko twari busohora itegeko rigomororera buri muntu wese wafungiranywe mu rugo iwe, akagihita agira inzira imusohora aho yinjirira n'aho asohokera, aturuka iwe cyangwa agiwe. Urumva ibyo birumvikana. Ariko kuba ibyo bitarashobotse, barantinye bankura ku rutonde kubera izo mpamvu zisobanuye haruguru hose. Bari babizi ko nzabatsinda icy'umutwe n'icyo hasi. Birumvikana abaturage bose mu gihugu no mu mahanga babizi neza ko narenganyijwe, nafungiwe inzira ijya inava n'iwanjye n'umugabo ukora muri rabu tubura imyaka, bita Musoni Agusitini. Bityo rero yitwaje uwo ari we, icyo ari cyo, ko akomeye cyane, ko njye ntawunzi. Baranteraga iwanjye nkahohoterwa, najya no kubarega bikafata ubusa, gutyo gutyo. Ibyo byose ni akarengane k'ibihekane. Bityo rero njye nka perezida wa ruda ibyo mbirebesha ijisho ryirabura, kuko
ijisho ry'umusaza hirabura niho habona cyane. Bityo rero nge nca bugufi nk'ikabutura, bagakomeza bakanibeshaho nkigira umurezi kandi ndi umurezi. Bityo rero mwarimu mpuzamahanga nge ndaha ndatuze, ariko ndimo gukora iyo bwabaga nirukanka inyuma y'urushinge rw'isaha kugira ngo ibi bibazo byose bitwugarije mu Rwanda, abanyarwanda bose ababifite bikemuke, abatabifite nabo ntibizabashikire, ntitubibifuriza. Kandi twe tuzashinga leta zirenganura abanyarwanda bose, nabo babarenganya tuzabarenganura, nabo ubwabo bagezemo usanga nabo ubwabo birenganya, bihohoterana ubwabo bose sishasha. Ukajya kumva umwe arahunze aratorotse aragiye, babahunga iki nimba batafite ingorane ubwabo biteza ibibazo, cyangwa ibi baduteza nabyo bibagiraho ingaruka bikongera bikabagarukaho nabo. Bityo rero twe abanyapolitike beza b'amahoro nicyo cyaturanze, turangwa no kwihangana tugategereza ibyo bigoye byose, tugashakisha uburyo tuzabihinduramo ibigori tugaburire n'abashonje hirya no hino barahari. Ubwo rumva bari bagamije kutwicesha ubukene n'inzara n'izindi ngaruka zose mu rugo. Urumva bankurijemo n'ikibazo cyo kuhora banshimusa inshuro 5 mborerwa irengero, abana banjye n'umugore n'abarudakazi n'abaturanyi bose ntibamenye naho mperereye. Narateweho amapingo ku maboko no ku maguru rwose, no mu rukenyerero nshirwa muri serikeye. Ibi byose ni inkurikizi z'izo manza bagendaga banshoramo. Ibyo byose rero Imana irabizi, kandi Imana izakora umuti. Akarengane k'ibihekane kazacika one day one time, igihe kimwe, umunsi umwe, bitarengeje isaha runaka n'iminota n'isekonda. Bityo rero Imana, twe twizera Imana ihindura ibigoyi ikabihindura ibigori, bikura mu butaka ari impeke zigakura zigaheka, kavamo ibigori byotswa n'ibitekwa n'impungure, zikavamo n'akawunga, abantu bakibonera n'igikoma bitewe n'iyo fu yavuye mu bigori, kandi byavuye mu nzira ndende kugira ngo kibe ikigori cyavuye mu butaka. Bityo rero Imana ihindura urutare ikaruhindura umucyanga, uwo mucyanga ukubakishwa. Iyo Mana izahindura byose ibigoye byose, turizera ko izaduha amavuta kandi izakora umuti. Ibyo byose tuzabihindurira, ibyo bigoye byagoye abanyarwanda, ibi byose byigizashwi tuzabihindura, tubihinduremo ibigori tugaburire abashonje. Imana izaduhembera icyo, kubera Imana izabitwishimiye, kandi Imana yatwishimiye no kuva kare kose. Abaruda ni abanyakuri, ni abantu batahengama, ni abantu batarya ruswa. Bansabye ruswa nanga kuyitanga, ari nacyo bandenganyiriza inshuro zose. Bityo rero ako karengane k'ibihekane twabaruda n'abarudakazi tuzakarwanya. Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes, ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba. Mbarizwa ku Gasaraba 250 78 34 28 622. Perezida nyaperezida, perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umusaza ukuri w'umunyapolitike w'amahoro, umunyapolitike w'umunyakuri ibihe byose kandi ku mpamvu zose. Wambariza no kuri wa@ruda.tk. Iyo tike ni teacher of Kigali, teacher w'Ikigali, mwarimu w'Ikigali. Ubwo ni mwarimu mpuzamahanga. Nzakomeza mbagezeho amakuru yose agendanye n'igihe.com. Murakoze cyane, murakarama.